icyatuzanye aha ngaha ni ukwakira umunyarwanda witwa Mbonyubyiza Ahmed Napoleon woherejwe n'igihugu n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika. Yoherejwe rero nyuma yaho muri Amerika yakoze ibyaha bijyanye no guhohotera abadamu, aza kwatirwa igifungo cy'imyaka 15. Nyuma rero kubirangiza igihano cye baje kutumenyesha ko bagiye kumuzana kumugarura icyo bita deportation. Hanyuma turebye mu data zacu tuza gusanga arakatiwe n'urukiko rwa Gacaca rwa Nyakabanda aho yahanishijwe icyaha cya jenoside. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha twaje kumwakira kugira ngo noneho tumenyeshe icyemezo cye, icyemezo cya Gacaca yakatiwe, kugira ngo tumenyeshe n'uburenganzira bwe kuko urubanza rwabaye adahari. Rwanishijwe adahari birumvikana, umuntu wanishijwe adahari iyo agarutse icyemezo arakimenyeshwa, noneho agahabwa uburenganzira bwo kwisubirishamo. Noneho ni iminsi 30. Mu minsi 30 kuva uyu munsi nagisinyira afite iminsi 30 yo gusubirishamo icyo cyemezo cya Gacaca kugira ngo noneho atangire process izindi z'amategeko. Ubu igikurikiraho ahita ajyanwa muri gereza y'Amageragere kugira ngo atangire igihano yakatiwe na Gacaca. Ariko nkuko nabibabwiye nubwo agitangira uyu munsi afite uburenganzira bwo kugisubirishamo kugira ngo urubanza yongera aburane. Kuko n'uburenganzira buteganywa n'amategeko mu minsi 30 nkuko nabivuze nicyo kiri kizakurikira. Icyatuzanye aha ngaha ni ukwakira umunyarwanda witwa Mbonyubyiza Ahmed Napoleon woherejwe n'igihugu n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika. Yoherejwe rero nyuma yaho muri Amerika yakoze ibyaha bijyanye no guhohotera abadamu, aza kwatirwa igifungo cy'imyaka 15. Nyuma rero kubirangiza igihano cye baje kutumenyesha ko bagiye kumuzana kumugarura icyo bita deportation. Hanyuma turebye mu data zacu tuza gusanga arakatiwe n'urukiko rwa Gacaca rwa Nyakabanda aho yahanishijwe icyaha cya jenoside. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha twaje kumwakira kugira ngo noneho tumenyeshe icyemezo cye, icyemezo cya Gacaca yakatiwe, kugira ngo tumenyeshe n'uburenganzira bwe kuko urubanza rwabaye adahari. Rwanishijwe adahari birumvikana, umuntu wanishijwe adahari iyo agarutse icyemezo arakimenyeshwa, noneho agahabwa uburenganzira bwo kwisubirishamo. Noneho ni iminsi 30. Mu minsi 30 kuva uyu munsi nagisinyira afite iminsi 30 yo gusubirishamo icyo cyemezo cya Gacaca kugira ngo noneho atangire process izindi z'amategeko. Yahunze nyuma ya jenoside, wenda umwaka ntabwo mwibuka, ariko yagiye anagaruka ubundi akajya no mu bindi bihugu. Ariko ikigaragara nuko nkuko nabibabwiye yaburanishijwe adahari kuko byagaragaye ko ari ibikorwa yagiye akora bitandukanye birimo kwica abatutsi, kujya mu nama zitegura ubwicanyi n'ibindi bikorwa bijyanye na jenoside. Ubu igikurikiraho ahita ajyanwa muri gereza y'Amageragere kugira ngo atangire igihano yakatiwe na Gacaca. Ariko nkuko nabibabwiye nubwo agitangira uyu munsi afite uburenganzira bwo kugisubirishamo kugira ngo urubanza yongera aburane. Kuko n'uburenganzira buteganywa n'amategeko mu minsi 30 nkuko nabivuze nicyo kiri kizakurikira. Ari muri Amerika mushobora bari mwaratanze impapuro zimushakisha? Ntabwo twarazitanze, ariko burya tuba dufite amakuru menshi, ariko twaje kubimenya nyuma yaho batubwiye ko umuntu bamufite. Turebye muri data zacu dusanga uwo muntu yarakatiwe na Gacaca. Niyo mpamvu twaje aha ngaha kugira ngo icyo cyemezo kimenyeshwe, noneho azatangire aburane nyuma amaze gukora gusubirishamo urubanza. Wenda icyo navuga ni uko kuva mu mwaka wa 2005 uyu nguyu ni umuntu umunyarwanda wakoze jenoside woherejwe n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika. Uyu ni umuntu wa 7 kuva mu mwaka wa 2005. So bamaze kureza abantu 7 dushyizemo n'uyu nguyu, kandi hari n'abandi bakiriyo 17. Ngira ngo twebwe tubonye umuntu woherejwe mu Rwanda niyo yaba umwe tuba dusanga ari igikorwa cyiza kiba gikozwe kijyanye n'ubutabera n'ubufatanye mu butabera. Turumva rero tuzakomeza gukora nabo tubasabe ko n'abandi basigayeyo
17 ko bazakoherezwa kugira ngo baze niba ari abakatiwe n'inkiko bakora ibihano byabo, niba ari abaza kuburana baze baburane, nicyo twifuza ndetse no ku bindi bihugu. Ndumva ari ibyo ngibyo.